Ni amakuru ari gukomeza kubabaza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bari kugenda bamenya iby'aya makuru ndetse bari kugenda bayabona kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga zisanzwe zikoreshwa na benshi. Abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira. Narijijwe cyane n'aya makuru namenye kuri uyu mwana uriho urareba kuri iyo screen yawe. Biteye agahinda ndetse birababaje cyane. Reka mbanze mbisegureho, hari igihe dukora inkuru nk'izi ngizi abantu bagatekereza ko hari n'ababyita ngo turi gushaka views, arababyita ukundi bakabivuga ngo turi gushinyagura, bakabyita ukundi kutariko. Bamwe bakanadutuka, turabibona rimwe na rimwe abantu bagize amareaction, ariko turashimira bamwe babyumva uko bagakwiriye kuba babyumva. Impamvu mpisemo kukugezaho inkuru nk'iyi ngiyi ni ukugira ngo ukurure iyi situation. Hari igihe abantu bajya mu byabo bagahugira niyo ngiyo, bamwe bagakora ibyaha nyamaze batazi ko igihe kiri hafi. Iyi si nta byishimo na bikeya birimo, ni uguhora turira. Reka mvuge gutya kubera ko nyine niko wagakwiriye kuba wabyumva, kubera ko nawe uriho uratwumva. Umunsi umwe uzarira kuko ntabwo tuzatura nk'umusozi kuri iyi si. Bamwe bazapfa, abandi bazavuka, abandi bizagenda gute, mw'abantu mwe iyi si n'amarira gusa. Kandi ugereranyije ibyishimo biri mu isi ndetse n'amarira, mw'abantu mwe amarira aza akavaringa ibyo byishimo byose. Urishima ariko iyo haje ibihe by'amarira nyine aba ari ibihe by'amarira. Utekereza uburyo ibintu nk'ibyo ngibyo birarenze cyane. Iyi nkuru ngiye kukugezaho kuri uyu mwana iri gukurura imbamutima z'ababyeyi cyane, imbamutima z'abantu benshi bari kugenda bumva iby'iyi minsi uko byageze. Ngira ngo nasomye muri Bible mu byahishuwe ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba ibihe byinshi birushya, bigira gute, abantu bazaba bikunda badakunda babo, bagira gute. Ngira ngo ibyo byose mwagiye mubibona, bakunda amafaranga bagira gute. Ngira ngo ibyo byose wagiye ubibona muri Bible, cyangwa se niba utanarabyumvise waba warabyigishijwe uburyo ibintu biri kuba muri iyi minsi y'imperuka birenze cyane. Ibi ndabivugira ku babyeyi bagira gutya akabyara, niba badashaka umwana, yarangiza umwana akamufata akamwica, cyangwa se yagera nko mu gashyamba akamujugunyamo, cyangwa se yagera ahantu akamuta akigendera, cyangwa se ni cases nyinshi bagiye wumva. Hari n'ibintu byabereye n'umurenge ntavuze wo mu karere ka Musanze, ibintu byabereyemo aho umwana ngira ngo n'umukobwa yabyaye uruhinja arangije arushyira muri wese. Hanyuma ubwo umwe mu bantu yaragiye muri iyo wese, hanyuma akora ibyo akora n'iza wese nyine usanga ari gusuka amazi. Hanyuma mu gihe asutse amazi, yumva amazi ntagenda, afata igiti arangije ajomba muri wese. Mu kukizana abona nyine, urumva ni ibintu birenze, abonye amaraso. Ni ibintu birenze cyane ku buryo iyi minsi iraruhije cyane. Uyu mwana ndiho ndakugezaho kuri iyi screen, ibintu byaje kuza kuba byamubaho birababaje cyane. Kuri ubu ngubu uyu mwana ntabwo akiri guhumeka umwuka wazima, kandi urabona ko ari umwana wari ukiri mutoya, ari mu mezi nkangahe, nk'atanu gutyo. Hari ni nk'atanu, kuko ndabona ijosi ryari rimaze nk'irisa nk'irikomera. Yari ari mu mezi nk'atanu, yari hafi kuza nk'atandatu gutyo. Uyu muryango w'uyu mwana uri mu marira akomeye cyane. Bya binakubwiye ngo muri iyi si nta byishimo, ni uguhora turira. Bivugwa ko ngo uyu muryango wategereje uyu mwana, bya bindi umuntu ashakana n'undi mwana kugira ngo wabyare, bigasa nk'ibitinze. Uyu muryango bategereza urubyaro igihe navuga ko ni kinini. Umuntu waduhaye amakuru avuga ko igihe ababyeyi b'uyu mwana bategereje ari kinini,
hanyuma barishima babonye umubyeyi atwise, bajya ku bitaro arabyara. Urumva byari ibyishimo kumara igihe kinini utabyara. Abantu bazi ibyo bintu barabizi. Hari n'abangwa na ba nyirabukwe, watuzaniye umuntu utabyara, watuzaniye umuntu umeze gutya. Ibyo bintu birasenya cyane. Ari n'abashwana gutyo, ugasanga umugabo yanze umugore we ngo ntago byara, ugasanga baritana ba mwana, ugasanga ubundi se ngo ndabana n'umugore utabyara. Ngira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo mwabantu mwe muri societe musanzwe mubizi, usibye ko hari abahura nshima bakihangana bagategerezanya umwana cyaba imyaka 10. Abo bantu murabazi bakomeye gutyo, ndetse barahari bafite umutima mwiza. Hanyuma uyu mubyeyi arabyara, biremera, umwana aramurera, amashereka umwana aramwonsa. Ariko kuri ubu ngubu uyu mwana ntabwo akiriho. Ikintu kiri kubaza abantu ni ukuntu uyu mubyeyi, donc abantu bari gukurura akagahinda k'uyu mubyeyi. Aba babyeyi bategereje uyu mwana igihe kinini, bakareba uburyo amasengesho basenze, bakayareba neza, bakumva donc ubwo bari bumeze gutyo. Aba babyeyi barimo n'abantu mwe birarenze cyane. Hari na bamwe agira gutya akabyara, umwana wa mbere akitaba Imana, uwa kabiri akitaba Imana, uwa gatatu akitaba Imana gutyo. Hari umubyeyi numvise ari kuvuga ngo Mana, ngo yarabonye umwana aravuga ngo uwampa umwana nk'uyu, uwampa umwana nk'uyu nkamubona bibura ageze ahangaha. Umwana yari afite mu mezi 4 gutyo, ari kuvuga ngo uyu mwana, uyu mwana bitewe n'ibintu bigenda bimubaho, ndabyara bikagenda gutya, ndabyara bikagenda gutya. Umva iyi si turimo uburyo itubabaza, byumve neza, byumve neza. Nuko n'abantu bagakwiriye kwicisha bugufi muri iyi si turimo. Iyi nkuru iri kuriza abantu benshi cyane, bari kugenda bamenya ibi bintu byabaye kuri aba babyeyi. Nk'abantu mwe birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu mwana, ibintu byaje kuza kuba byaba kuri aba babyeyi. Uburyo umwana we yitahiye, bari bamutegereje igihe kinini cyane, bavuga bati turasubijwe. Abantu benshi bari no kuvuga bati Mana, ni ukubera iki koko ibintu wemera ko bibaho? Ni ukubera iki Mana, tubwire, ni ukubera iki koko ubyemera? Umuntu agategereza, akagusenga, agapfukama, amavi agakoboka, hanyuma umwana yamara kuvuka, nicyo gihe cyo kugira ngo ababyeyi bishime. Umwana, Mana, birarenze mw'abantu. Umwana warangiza ukamutwara, birarenze mw'abantu mwe. Ariko nta kibaho kidafite impamvu. Wabyanga wabyemera, imigambi y'Imana kandi ni myiza kuri twe. Abantu bizera Imana, abantu bemera Bibiliya, sibye ko mwese mwagakwiriye kwizera Imana. Hari abantu babashidikanya ku bubasha bw'Imana, ku gushobora kw'Imana. Imana buri kintu cyose kikubaho kiba kiri mu mugambi wayo. Ibyiza baravuga ngo mu bino mu byiza, ibyo bintu byanditswe no mu Bibiliya, mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima, kubera ko Imana ubwayo nayo ntabwo itwifuriza ibibi, ahubwo itwifuriza ibyiza gusa. Niyo mpamvu gahunda y'Imana ari ku murongo, niyo mpamvu buri kimwe Imana igikora umugambi wacyo. Gidono cyambere no kwizera ibikubaho ko Imana ibizi kandi hari impamvu yacu. Reka twifurize iruhuko ridashira uyu mwana wari ukiri mutoya, ndabona asa nkaho ari uyu mukobwa, kandi reka twizere ko uyu mwana umuziranenge, umwana wari ukiri mutoya, zongera guhura nawe. Ababyeyi bihangane, niba bariho bararatwumva, no kuri mwihangane, mukomere. Uyu mwana Imana imutuza heza, no kuri mukomere, zongera guhura nawe. Kandi uyu mwana arasinziriye, ari imbere ya Data
like roho yiwe iruhukiye mu mahoro. Reka twizere Imana kandi tuyumvire, twizere ko kandi ibi tubaho byose Imana iba ibifitemo umugambi, ibibizi, itwifuriza ibyiza. Reka twizere ibyo ngibyo. Sibyo kandi Imana ni nziza cyane, ni nziza cyane ndetse ni nziza ibihe byose. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Hanyuma reka nkubwire ngo niba utarakanda subscribe, ukande subscribe, like, share ndetse na comment. Hanyuma tujya dushyiraho inkuru zigiye zitandukanye, wowe ujye uba mu bambere bagenda bazikurikira 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu. Uwiteka akomeze abarinde kandi abahe amagara mazima.